dayimoni ariko Imana yashobora kubababarira. Ariko baravuze ngo gutuka umwuka wera we ni ukwanga gukoresha amahirwe Imana yaguhaye, ni ugukomeza kwanga kwihana, ni ugukomeza kwanga irarika ry'umwuka wera rivugira mu mutima wawe. uba urimo ujya kugukora icyaha kitababarirwa, kandi uba urimo ujya kukurangira ko imbabazi n'amahirwe yawe Imana yakugeneye. Mwene data mushiki wanjye, ukwiriye gutekereza cyane kugira ngo Imana ikurinde yuko imbabazi zirimo zigera ku musozo zazarangira utarazakira. Ndagira ngo ngurayike cyane umenye yuko igihe cy'imbabazi wahawe kizagira iherezo. Iyo usomye amagambo yanditse mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, harimo amagambo ku cyigisho cyitwa ngo ishyanga ryaciriweho iteka. Ni icyigisho kigaragaza igihe Yesu yavumaga igiti cy'umutini, ariko ayo magambo aravuga ngo mu bihe byose abantu bahabwa igihe cyabo cy'umucyo n'amahirwe, bahabwa igihe cyo kwisubiraho kugira ngo biyuzuze n'Imana. Nyamara icyo gihe cy'imbabazi kigira iherezo, ntabwo kibaho by'iteka ryose. Kwa Nowa cyagize iherezo, i Sodomu n'i Gomora cyagize iherezo, i Niniwe cyagize iherezo, i Yerusalemu cyagize iherezo, maze Yerusalemu irasenywa kandi irarimbuka. Yesu yabwiye abantu bo mu gihe cya Yerusalemu, arababwira ngo kuko mutamenye igihe mwagendererewe. Arababwira ati umwanzi wanyu azabubakaho uruzitiro, arababwira ati azabatsembana n'abana banyu batuye muri mwebwe, ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi. Muribuka Yesu areba urusengero rwa Yerusalemu maze akaruririra, arimo abona uburyo imbabazi zabo zirimo zibarangirana. Mu bihe byose abantu bahabwa igihe cyabo cy'umucyo n'amahirwe, bahabwa igihe cyo kwisubiraho kugira ngo biyuzuze n'Imana. Nyamara icyo gihe cy'imbabazi kigira iherezo. Imbabazi zikomeza kwinginga igihe cy'imyaka myinshi, maze zigasuzugurwa kandi zikirengagizwa. Ariko igihe kiragera, imbabazi zikinginga ubuheruka. Aho utekereza imyaka umaze, utekereze inshuro wagiye wumva ijambo ry'Imana, maze nibwo ushobora kumva yuko imbabazi zihabwa umuntu mu gihe cy'imyaka myinshi, ngo ariko igihe kiragera imbabazi zikinginga ubuheruka, umutima ugeraho ukinangira, ukaba utagishobora gukorana na mwuka w'Imana. Icyo gihe rya jwi rituje kandi ryinginga rirekeraho kuvugana n'umunyabyaha, maze ntiyongere gucyahwa no kuburirwa. Data mushiki wanjye, ukwiriye gutekereza cyane kuri aya magambo, kandi ugasaba Imana kugira ngo igufashe kugira ngo iyi ngorane ye kuzakubaho. Abantu benshi ijambo ry'Imana rivuga yuko bazihana igihe cyarangiye. Igihe cyarangiye. Iyo usomye igitekerezo cy'umuntu bita Akani, nibwo bavugamo ukuntu abantu benshi ngo bazihana igihe cyarangiye. Nibyo byabaye kuri Akani. Iyo usomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, nibwo ubonamo amateka y'umuntu bita Akani no kwihana kwe nyuma y'igihe. Reka dusome ayo magambo mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Turimo tureba ikintu cyo kwihana nyuma y'igihe cyabaye ku muntu bita Akani, kandi turebe uburyo nta kintu byigeze bimumarira, kandi turebe uburyo ibyo bintu babigereranya n'ibigomba kubaho muri iyi si yacu mu gihe natwe turiho. Ni kuri paje 237. Ni amagambo afite umutwe uvuga ngo itandukaniro ryo kwihana ku bushake no kubihatirwa. Ni ku cyigisho cya 45 cyitwa kugwa gutangaje kwa Yeriko. Ayo magambo aravuga ngo Akani yari yarabonye ingabo za Isiraheli zitabaruka ziva kuri Ayi zineshejwe ndetse zakutse umutima, nyamara ntiyarushaza azisanga ngo yature icyaha cye. Murabyibuka igihe bari bagiye kuri Ayi bakaneshwa, bari bamaze kurimbura Yeriko, maze bagiye kuri Ayi baraneshwa kubera yuko hari ikibazo mu Bisiraheli. Igihe rero ngo baneshwaga, umuntu bita Akani ari nabo ikibazo cyari gishingiyeho, ngo yabonye ingabo za Isiraheli zitabaruka ziva kuri Ayi zaneshejwe ndetse zakutse umutima, nyamara ntiyarushya aza zisanga ngo yature icyaha cye. Icya kabiri, yari yarabonye Yosuwa n'abakuru ba Isiraheli bacuritse imitwe mu butaka, bashavuye bitavugwa, babaza Imana bati ni iki gituma twatsinzwe kuri Ayi? Ariko Akani akomeza kubwika, yihana icyaha cye. Cya gatatu,
yari yumvise itangazo ko icyaha gikomeye cyamaze gukorwa, ndetse yari yumvise n'imiterere yacyo yose ivugwa kandi irondorwa ku mugaragaro, ku buryo kuvuga imiterere y'icyaha byamuhemeje yuko icyo cyaha kiri kuvugwa ari cya kindi yakoze. Ariko iminwa ye yakomeje kubumba, nabwo ntiyihana icyaha cye. Umutima we wamazwe n'umushyitsi cyane abonye ubufindo bufata umuryango we, hanyuma inzu ye ifatwa n'ubufindo, hanyuma imbyaro zifatwa n'ubufindo. Babonye nta muntu wihannye ngo yemere icyaha cye, Uwiteka yatangiye kugaragaza ubufindo ngo yigaragarize umunyacyaha uwo ari we. Ngo igihe yabonaga rero ubufindo butangiye gukorwa, maze umuryango abarizwamo ugafatwa n'ubufindo, maze inzu ye igafatwa n'ubufindo, yatangiye kugira ubwoba yuko ari buvumburwe, ariko nabwo ntiyihannye. Ababwira ati nimurekere aho, ninjye wagikoze. Kugeza aho urutoki rw'Uwiteka rumwerekaniye icyaha cye kitagihishiriwe, nibwo yemeye ukuri. Hari itandukaniro rikomeye riba hagati yo kwemera icyaha nyuma y'uko bimaze kumenyekana, no kwatura ibyaha bizwi gusa natwe ubwacu n'Imana. Nuko rero kwicuza kwa Kani nta kindi kwamaze uretse guhamiriza abantu bose ko igihano cye cyari icy'ukuri. Nta kwihana nyakuri kwari kuvuye ku mutima we ufite agahinda k'icyaha. Reka wumve uko babigereranya n'ibizabaho muri iki gihe. Nuko rero kwatura ibyaha kuzagirwa n'abanyabyaha ubwo bazaba bahagaze imbere y'urukiko rw'Imana, nyuma y'uko urubanza rwose ruzaba rwamaze gucibwa ruhesha ubugingo cyangwa urupfu. Ingaruka buri wese azaba afite zihwanye n'icyemezo yafatiwe zizatuma amenya icyaha cye. Bazasunikwa n'imbaraga ivuye mu mutima, itewe na wa mutima utumenyesha ko ducirwaho iteka kandi ko dutinya guhangana n'urubanza. Ariko bene uko kwihana ntikubasha gukiza umunyabyaha. Ubwo ibitabo byo mu ijuru bizabumburwa, ntabwo umucamanza azavugisha amagambo ngo agaragarize umuntu wese icyaha cye, ahubwo azabacishamo ijisho rye ricengere, maze icyaha cy'abantu bagisobanukirwe. Nibwo n'abantu ngo bazatangira kwihana, ngo ariko bazaba bakererewe nk'uko Akani yari yakererewe, ngo bazaba bameze nk'abari gutakira ingoyi. Imyanzuro izaba itagihinduwe, kandi n'ubundi ngo ntabwo ari ukwihana kuvuye ku mutima kuzaba kubibateye, ngo ahubwo ni ugutinya ingaruka zo kurimbuka. Mwene data, mushiki wanjye, ndagusabira cyane kugira ngo Imana igufashe we kuzihana muri ubu buryo, aho uzihana nyuma y'igihe nk'uko umuntu bita Akani yabigenje. We kuzihana nyuma y'igihe nk'uko Akani yabigenje, maze akatura icyaha cye. Ngo yabwiye abantu ati rwose nabonye umwenda ndawifuza ndawutwara, nimumbabarire. Nyuma y'igihe. We kuzihana nyuma y'igihe nk'uko umuntu bita Esawu yabigenje, igihe yari arimo asabana umugisha amarira, ariko igihe cyabyo cyarangiye. Kuko muzi yuko gusaba umugisha kwe ntabwo yawubonye, ntabwo Akani yababariwe, ahubwo we n'umuryango we batewe amabuye maze barapfa. Njya ntekereza igihe abakobwa b'abapfu n'abakobwa b'abanyabwenge muri Matayo 25 bari baraje gutegereza umukwe. Abo bakobwa bagomba kumutegereza, ariko kandi barushaho kwitegura no kwiboneza. Ariko mu gihe bamwe bagize ngo ni ibintu bisanzwe bakabiha agaciro gakeya, ntabwo igihe cyabo gisa n'icyabarangiranye. Kandi tubona uburyo baje gushaka uburyo bashaka agakiza nyuma, aribyo byitwa ngo ko barashatse amavuta, ariko kugeza ubwo bayatse na bagenzi babo barababwira bati ntiyadukwira, nimubajye mu bahanjuzi kuyigurira. Ariko umukwe ngo yari yamaze kuza, kandi urugi rwari rwamaze gukingwa. Abari biteguye bari bamaze kwinjirana nawe mu bukwe, urugi rwakinzwe, maze abandi bantu imbabazi zibarangiraho, kandi baragize umugisha wo kumenya Imana n'ijambo ryayo. Niyo mpamvu ayo mahirwe dufite reka twe kuyapfusha ubusa, kuko igihe tuzayapfusha ubusa hari igihe dushobora kuzifuza yuko twakongera tukayagarurirwa, ariko ntibishoboka. Imbabazi zirangira ku muntu ku giti cye, nubwo nzi neza ko zinarangira mu buryo bw'ishyanga, ariko no ku muntu ku giti cye naho zirarangira. Iyo usomye amagambo yanditse mu gitabo cy'Imigani, reka dusome amagambo yanditse mu gitabo cy'Imigani mu gice cyaho cya mbere.
igitabo cy'imigani igice cya mbere umurongo wa 23 haranditse ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye dore nzabasukaho umwuka wanjye. Imana ishimwe itanejejwe n'uko twarimbuka. Imana iduha inama, iduha imiburo, kandi iratubwira iti nimuha agaciro imiburo ndabahaye. Iratubwira amasezerano iti nzabasukaho umwuka wanjye. Uru ni uruhande rwiza, ariko mu gihe twanze kumva iyi miburo kugira ngo Imana idusorezeho iri sezerano, andi magambo ateye ubwoba ari ku murongo wa 24 azabwirwa abantu bazaba baranze guhindurwa n'imiburo y'Imana kugira ngo Imana ibasukeho umwuka wayo. Izababwira ngo 24, narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose no kubacyaha kwanjye ntimwabyitayeho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho, igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazanakambira nk'abihorera, bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka, ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose. Nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo kandi bazahazwa n'imigambi yabo mibi. Nta muntu n'umwe nifuriza ko aya magambo yazasohoraho. Ndifuza ko yasohorerwaho n'amagambo avuga ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Ariko amagambo avuga ngo narabahamagaye muraninira, nabarambura ukuboko ntihagira ubyitaho, mwahinyuye inama zanjye no gucyaha kwanjye ntimubyitaho. Amagambo avuga ngo nuko rero nanjye nzabaseka mwagize ibyago, nzabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho biragatsindwa ntibikavuge ku muntu n'umwe wagize umugisha wo gusobanukirwa n'imbabazi z'Imana. Muri Zaburi 50 hari amagambo avuga ngo, mbese agaragaza uburyo ngo abantu baravuga bati ibintu dukora Uwiteka ntacyo azadutwara. 50 bavuga ngo ariko nzabahana mbishyire imbere y'amaso yabo uko bikurikirana. Niyo mpamvu mwene data mushiki wanjye ndakwifuriza umugisha kugira ngo Imana igufashe, kugira ngo we gupfusha amahirwe Imana yaguhaye ubusa, ahubwo uyakire kugira ngo akugirire umumaro. Tugiye gusoma amagambo yanditse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze kuri paje 220. Inyandiko z'ibanze paje 220, yuhere kuri 219 bavuga ukuntu Yesu azaguruka ku ntebe y'imbabazi, noneho 220 bakerekana uko ibintu bizaba bimeze. Reka dusome ayo magambo. Igihe Yesu yari asohotse ahera cyane, numvise kujegera kw'inzogera zari ku ikanzu ye, maze ubwo yari agiye, igicu kinini cy'umwijima kibudikira abatuye isi. Icyo gihe nta muhuza wari usigaye hagati y'umunyabyaha n'Imana yacumuyeho. Igihe Yesu yari ahagaze hagati y'Imana n'umunyabyaha, hari icyari gikingiye ubwoko bw'Imana. Ariko igihe yari avuye hagati y'Imana n'umuntu, cya gikingirizo cyavuyeho, maze Satani asigara yitegekera abanze kwihana. Aha barimo baravuga igihe Yesu azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi, hahandi azakubita icyotero hasi, hahandi azarambura amaboko akavuga ati birarangiye, ukiranirwa nagumye akiranirwe, uwanduye mu mutima nagumye yandure, umukiranutsi nagumye akiranuke, uwera nagumye yezwe. Barimo baravuga igihe Yesu azaba amaze gukuramo ikanzu y'ubutambyi, yambaye ikanzu y'ubucamanza, uburyo iyi si izahita iba nk'ikigo gifungiyemo abasazi. Reka wumve rero ibintu bizahita biba ku bantu banze imbabazi z'Imana. Nabonye Yesu akuramo imyambaro ye, paje 220, y'ubutambyi, maze yambara imyambaro ikomeye cyane ya cyami. Ku mutwe we hari amakamba menshi agerekeranye yavuye mu ijuru, azengurutswe n'ingabo z'abamarayika benshi. Muri icyo gihe ibyago by'imperuka byagwaga ku batuye isi, bamwe bivovoteraga Imana kandi bayituka. Kumva undi mugabane. Abandi bihutiye gusanga ubwoko bw'Imana, barabwinginga ngo bubigishe uko barokoka imanza zayo, ariko abera nta kintu bashoboraga kubamarira. Amarira ya nyuma yo kuririra abanyabyaha yari yarasutswe, kubasabirana umubabaro mwinshi uheruka byari byarakozwe, umutwaro wa nyuma wari warikorewe, kandi umuburo uheruka wari waratanzwe. Ndagira ngo mbabwire yuko ubwoko bw'Imana buzaba bwaraririye abanyabyaha amarira aheruka. Muzirikana amarira Yesu yaririye Yerusalemu igihe bayimwerekaga,
muzirikana amarira Yesu yaririye kwa Lazaro abonye abantu amaso ye akubise ku bantu bagiye kuzarimbukira muri Yerusalemu, maze Yesu arabaririra. Yesu yari azi yuko nubwo batazi ingorane bafite, ahari bashobora kwibaza ikimurijije maze bikabatera gutekereza. Yari azi yuko bazifuza imbabazi ariko igihe kikaba cyararangiye. Bene data, abantu b'Imana bazaririra abanyabyaha kugeza ubwo bazarira amarira agashira bakayakama. Niyo mpamvu igihe abanyabyaha bazaba barimo barimbuka, abantu b'Imana nta marira bazaba bagifite, kugeza ubwo umuntu azajya arimbuka ari umubyeyi wawe bikamera nk'aho atakubyaye cyangwa ntacyo bikubwiye. Abantu bazarimbuka bafitanye isano n'abagiye mu ijuru, ariko abagiye mu ijuru bafite umunezero utakirimo amarira. Amarira bazaba bagomba kuba baririra abanyabyaha bazaba barayabaririye kandi yarakamye. Niko Yesu yaririye Yerusalemu, umurwa wanga kwihana. Ni nako ubwoko bw'Imana buririra abantu bakereza ijambo ryayo. Ijwi ryiza ry'imbabazi ntiryari ricongeye kubararika. Igihe abera n'abo mu ijuru bari bashishikajwe n'agakiza kabo, bo ntibari babyitayeho. Urupfu n'ubugingo byari byarashyize imbere yabo ngo bahitemo. Benshi bifuje ubugingo ariko ntibagira umwete wo kubwakira. Ntabwo bahisemo ubugingo, none ubu nta maraso yo kubahongerera ngo yeze icyaha cyabo. Nta mukiza w'umunyampuhwe bari bagifite ngo abingingire agira ati, ihanganira umunyabyaha akandi kanya gato. Yesu ahari ku ntebe y'imbabazi asabira abantu imbabazi, ahora abwira Imana ati, Mana ihanganira uriya nawe azihana. Yesu akavuga ibintu agiye gukora, ati ngiye kuzatuma uriya muntu ajya mu materaniro yumva ijambo ry'Imana, ahari azihana. Ariko reka nkubwire, igihe kizagera maze izo mbabazi zihagarare. Ikibabaje ni uko nizimara guhagarara nibwo abantu bazakanguka, nibwo bazazifuza, ariko ngo bazabwirwa ngo byaratinze, byaratinze, byaratinze bikomeye. Abo mu ijuru bose bari bakikije Yesu maze bumva amagambo ateye ubwoba agira ati, birarangiye. Inama y'agakiza yari yashojwe, ariko abantu bake nibo bari barahisemo kuyemera. Kandi ubwo ijwi ryiza ry'imbabazi ryacecekaga, ubwoba bwinshi cyane bwafashe inkozi z'ibibi, maze ijwi riteye ubwoba bumvise amagambo ngo, mwaratinze cyane, mwaratinze cyane. Abatari barahaye agaciro ijambo ry'Imana bakubitaga hirya no hino, bava ku nyanja bajya ku yindi, bava mu majyaruguru bajya iburasirazuba bashakisha ijambo ry'Imana. Marayika yaravuze ati, ntibazaribona. Ku isi hari inzara, ntabwo yari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo niyo kumva amagambo y'Uwiteka. Ni iki batajyaga gutanga ngo bumve ijambo rimwe ribabwira ko Imana ibemera? Nyamara ntacyo bari bagitanze, ahubwo bagomba gukomeza kugira inzara n'inyota. Bagiye bakerensa agakiza uko bukeye n'uko bwije, bagaha agaciro ubutunzi bw'isi n'ibinezeza byayo, bakabirutisha ubutunzi bwose n'ingororano byo mu ijuru. Banze Yesu kandi ntibaha agaciro abera be. Uwanduye agomba gukomeza kwandura iteka ryose. Data mushiki wanjye, aya magambo ateye ubwoba yo mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, amagambo y'ibintu bizabaho igihe Yesu azaba amaze gukubita icyotero hasi, igihe azaba amaze kurambura amaboko no kuvuga ko birangiye, igihe azaba amaze gukuramo umwambaro w'ubutambyi yambaye umwambaro wa cyami. Ndagira ngo nkubwire ko ibi bintu bizabaho biteye ubwoba. Ibi byose ndi kuvuga, ndimo ndavuga irangira ry'imbabazi ku muntu ku giti cye. Ku muntu wese agomba gushaka agakiza ku giti cye, ariko imbabazi zinarangira no ku mashyanga cyangwa se ku bwoko. Urugero nabahaga ni ukurangira kw'imbabazi kwabaye mu gihe cyo kwa Nowa. Dusomye muri Bibiliya tubona ukuntu imbabazi zarangiye ku ishyanga ry'Abayuda, kandi Yesu yari yaravuze ko Abayuda bafite ibyumweru 70, imyaka 490, igihe cy'imbabazi. Ariko ijambo ry'Imana rivuga yuko icyo gihe bagikoresheje nabi. Igitabo cy'intambara ikomeye harimo amagambo akomeye abigarukaho kuri paje 431. Reka dusome ayo magambo kugira ngo nayo adutere gutekereza ku kurangira kw'imbabazi mu rwego rw'ishyanga. Haranditse ngo, igihe Imana yavaga ku ishyanga ry'Abayuda,
abatambyi na rubanda ntibabimenye, nubwo bari bari mu butware bwa Satani, babaswe n'ibyo bararikiye biteye ubwoba, nyamara bagikomeje kwibona nk'abatoranijwe n'Imana. Bakomeje imirimo yabo yakorwaga mu buturo buziranenge, ibitambo bigatambirwa mu ntambiro zihumanijwe, kandi uko bukeye n'uko bwije imigisha mvajuru igasabirwa ubwoko buriho urubanza rw'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana. Ari nako bashakaga kwica intumwa n'abigishwa be. Nuko rero ubwo umwanzuro ntakuka wo mu buturo buziranenge uzatangazwa, maze isi yose igatangarizwa icyo wagenewe bidasubirwaho, abatuye isi ntibazabimenya. Ndagira ngo mbabwire bene data bashiki banjye, igihe Yesu yavaga mu ishyanga ry'Abayuda nk'uko tubisomye muri aya magambo, muri 34 igihe imbabazi zari zirangiye ku Bayuda, imyaka yabo 490 irangiye, ntabwo kuba imbabazi zarabavuyeho ari ibyaha bidasanzwe bakoze. Ntabwo ikibazo ari uko bateye Sitefano amabuye, kuko n'ubundi bari barishe abahanuzi, bari barishe na Yesu, ariko imbabazi ntizabavaho. Ahubwo muri 34 igihe cyabo cy'imyaka 490 cyari kirangiye. Ni nk'uko igihe cyabo mu gihe cya Nowa cyarangiye. Ndagira babwire ko abantu bose baba bafite igihe bakoreraho, n'amashyanga yose aba afite igihe akoreraho, kandi ndagira mbabwire ko buri shyanga rigera ubwo ryuzuza igikombe cyaryo, rikagera no ku gihe cyaryo cy'imbabazi. Hano bavuga yuko igihe Yesu yavaga mu ishyanga ry'Abayuda, nta kimenyetso bigeze babona kigaragaza yuko igihe cyabo cyarangiye. Muri 34 ubuzima bwakomeje nk'ubusanzwe, ariko Pawulo yari yavuze ati ubu duhindukiriye abanyamahanga. Ibyakozwe n'umwigisha cya 13 niko avuga, yaravuze ati ubwo mwanze agakiza duhindukiriye abanyamahanga. Ko nubwo imbabazi zarangiye ntibagire ikimenyetso babona, muri 34 muri 70 hashize imyaka 36 babonye ikimenyetso cy'uko imbabazi zabarangiriyeho. Nibwo urusengero rwabo rwasenywe, nibwo ingabo z'Abaroma zarutikije urusengero, icyubahiro cy'Uwiteka cyari cyaratashye. Urwo rusengero rusenywa cyabaye ikimenyetso y'uko abo bantu babaye rubanda rwose, kandi Imana yari yaratoranyije Abisirayeli ibabwira ko ari ubwoko bwayo, ibabwira ko ari ishyanga ryera. Imana yari yarafashe urusengero irarwiyegurira. Urwo rusengero rwaje guhinduka urusanzwe. Yesu yasohokaga mu rusengero akavuga ati dore inzu yanyu muyisige wari umusaka. N'ubwo bwoko nabwo bwaje guhinduka rubanda rwose. Igihe muri 34 Pawulo yavugaga ati duhindukira abanyamahanga, ariko muri icyo gihe nta kimenyetso babonye. Ikimenyetso bakibonye muri 70, ariko icyo kirimo kivuga kimaze igihe cyarabaye. Ndagira ngo mbabwire yuko mu rwego rw'ishyanga nabwo igihe imbabazi zava ku bwoko bw'Imana mu buryo bw'ishyanga, nta kimenyetso abantu bazabona. Cyakora nk'uko byagenze mu Bayuda, nabwo nyuma gatoya imbabazi zirangiye ku ishyanga, nabwo ubwoko bw'Imana buzabona ikimenyetso. Mbese icyo kimenyetso ni ikihe? Ni ugutangazwa kwa dimanshe, ni ugutangira kw'akarengane. Nicyo kimenyetso ubwoko bw'Imana buzabona yuko imbabazi zarangiye. Dimanshe izatangazwa, ubwoko bw'Imana bwamenye ukuri bumaze igihe imbabazi ziburangiyeho. Nk'uko imbabazi zarangiye ku Bayuda zikajya ku banyamahanga, nanone imbabazi zarangira ku bantu bamenye ukuri, itorero ry'Imana ry'ukuri ry'Abadivantisite, maze imbabazi zijye ku bantu batigeze bamenya ukuri, kandi dimanshi izatangazwa imbabazi zararangiye. Ni ikimenyetso kirebeshwa amaso kizaba, ariko kizaba gisura ikintu kimaze igihe cyarabaye, nk'uko kugotwa kwa Yerusalemu no kurimburwa kwayo byabaye ikimenyetso y'uko imbabazi zarangiye ku Bayuda, ni nako gutangazwa kwa dimanshe bizaba ikimenyetso y'uko imbabazi zarangiye ku bwoko bw'Imana. Ariko nk'uko zarangiye ku Bayuda zikajya ku banyamahanga, nanone gutangazwa kwa dimanshe ni ugutangaza y'uko abanyamahanga n'abamahirwe yabo ageze. Inshuti zanjye, abanyamahanga nabo bazagira igihe cy'imbabazi kuva ryari kugeza ryari. Itangazwa rya dimanshe, abanyamahanga bazabana b'igihe cyabo kigezweho bagiye kwinjizwa mu bwoko bw'Imana. Kugira umwe ruzaba rukinze ku bazi ukuri, ahandi rukinguye ku batakuzi. Ariko nabo ntabwo ruzakingurwa by'iteka,
nk'uko abayuda bagize igihe bagahabwa cy'imbabazi ariko zikaza kujya ku banyamahanga, ku bayuda zigafungwa, ko imbabazi zizarangira ku bazi ukuri zikajya ku batakuzi, ariko ku batakuzi nabyo bizagira iherezo, ko abantu benshi bazihana, baziyegurira Imana, bazabona umucyo batari barigeze bamenya bawuhindukirire, ariko igihe noneho akarengane kazaba gatangiye. Ndajya mbabwire yuko gutangazwa kwa dimanche no gutangira kw'akarengane ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu gihe dimanche izaba itangajwe, urugi ku bazi ukuri ruzaba rukinzwe, ariko rukinguwe ku batazi ukuri. Ariko igihe akarengane kazaba gatangiye, nanone abo ngabo bafatwaga nk'abatazi ukuri, abashaka kwihana bazaba bamaze kwihana, hasigaye nabwo abanze. Nk'uko mu bwoko bw'Imana hazaba hari abantu banze, no mu banyamahanga hari abazasoza banze. Kandi igihe akarengane kazaba gatangiye, n'urugi ruzaba rukinze no kuri ba bandi batari bazi ukuri. Kuva igihe twagiye tubwiririzwa ubutumwa kugeza igihe dimanche izatangazwa, bizaba ari ikimenyetso y'uko imbabazi zirangiye ku bazi ukuri. Kuva igihe dimanche izatangazwa kugeza igihe akarengane kazaba gatangiye, nanone urugi ruzaba rukinzwe ku banyamahanga. Niyo mpamvu ndarika buri muntu wese gukoresha amahirwe ye neza, ndamurarika kugira ngo atayapfusha ubusa, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko nta kindi gihe cy'imbabazi kizongera gutangwa nyuma y'uko aya mahirwe Imana yaduhaye arangira. Muri iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ku cyigisho cyitwa irangira ry'imbabazi, bavuga yuko nyuma y'amahirwe Imana izaba yaratanze nta yandi aziyongeraho. Mu gihe hari abantu benshi bavuga yuko hari ayandi mahirwe azatangwa nyuma. Ngiye gusoma ku ngingo ivuga ngo ikindi gihe cy'imbabazi nticyashobora kwemeza abakiranirwa. Tugomba gukoresha neza amahirwe yacu. Ni ingingo ya 871. Mbese bene data, ntitugomba gukoresha amahirwe neza yacu? Muri iki gihe nta kindi gihe cy'imbabazi tuzongera guhabwa cyo kwitegura ijuru. Aya niyo mahirwe yacu yonyine kandi aheruka yo kurema imico izatugira abakwiranye n'iwacu hazaza, aho umwami yateguriye abumvira amategeko ye. Nta gihe cy'imbabazi kizabaho nyuma yo kuza k'umwami. Abavuga ko kizabaho baribeshya kandi barayobye. Bene data mushiki wanjye, ukwiriye gutekereza cyane kandi ukiyegurira Imana kugira ngo amahirwe Imana yaguhaye atazagupfira ubusa. Mbere gato yo kwinjira mu gihe cy'amakuba, twese twari twarakiriye ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Nuko mbona abamarayika 4 barekura imiyaga 4, kandi mbona inzara, indwara n'inkota, ishyanga ritera irindi shyanga, kandi isi yose yari iri mu gihirahiro. Neretswe abamarayika bihatira kujya mu byerekezo byose byo mu ijuru. Marayika wari ufite ihembe ririmo wino ku itako rye agaruka avuye mu isi, abwira Yesu ko umurimo we wari warangiye, kandi ko abera bari bamaze kubarwa no gushyirwaho ikimenyetso. Maze mbona Yesu wakoreraga imbere y'isanduku irimo amategeko 10, ajugunya icyotero hasi, arambura amaboko ye, avuga ijwi rirenga ati, birarangiye. Ubwo imbabazi zizaba zirangiye. Mwene data rero mushiki wanjye, ndagira ngo nkubwire ko muri icyo gihe giteye ubwoba, ubwo abanyabyaha bababazwaga n'ibyago by'imperuka, benshi bararakaye cyane, byari bibabaje cyane biteye ubwoba. Ababyeyi bitakanaga abana babo babarakariye cyane, abana nabo bikaba bityo ku babyeyi babo. Abahungu bitakanaga na bashiki babo, ndetse n'abakobwa na basaza babo bibuko. Urusaku rw'imiborogo rwumvikanaga ahantu hose. Abantu barabwiranaga bati, ni wowe wambujije kwakira uku kuri kuba kunkijije iki gihe giteye ubwoba. Abantu bahindukiranye abashumba babo, abapasitoro, ababwiriza babo, babarakariye cyane, kandi babitakana bavuga bati, ntabwo mwatuburiye, mwatubwiye ko abatuye mu isi bose bazahinduka. Mwateraga hejuru muvuga muti ni amahoro, ni amahoro, kugira ngo mutumare ubwoba bwose twagiraga. Ntacyo mwigeze mutubwira cyerekeye iyi saha y'irangira ry'imbabazi, kandi n'abatubura ibyo byago mwavuze ko ari abaka n'abantu babi bashobora kuturimbuza. Nabonye ko abagabura batigeze barokoka umujinya w'Imana, ububabare bwabo buzaba bwikubye inshuro 10 ubwabo bayoboraga. Cyagiye nababwiye umunyabyaha nawe azaba agezweho. Muri Bibiliya haravuga ngo nubwo umuntu yishima akanezerwa, ni amagambo yanditse muri Zaburi, ariko ndajya mubwire ko abanyabyaha
ibyishimo byabo nta nubwo bizaba kimwe cy'icumi cy'umubabaro wabo, ahubwo umubabaro wabo uzaba ari mwinshi cyane, uzaba uteye agahinda gakomeye, kubera yuko abantu bazatakira Imana ariko ntabwo bizashoboka. Niyo mpamvu nkurarika kugira ngo ukoreshe amahirwe Imana yaguhaye neza. Umwanzi arimo aragushuka ngo uterere agati mu ryinyo, arimo arakubwira ko Imana idashobora kurangiza imbabazi ngo abanyabyaha barimbuke. Satani arimo arakubwira yuko nubwo byaba bizabaho igihe kikiriho kandi yuko kikiri kirekire, ariko ndakubwira mwene data, dukurikije iyi si imaze imyaka 6,000, dukurikije Yesu umaze imyaka 2,000 azanye ubutumwa bwiza birenga, Yesu agiye kuzasoza umurimo we yatangiye igihe avaga ahera mu cya 844 akajya ahera cyane, agakora umurimo w'ubuhuza n'ubucamanza. Imyaka irenga 170 imaze gushira, kandi uwo murimo ugiye kugera ku musozo. Reka Imana ifashe umuntu wese wakurikiranye ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, umuntu wajyaga bikerensa yumva ari ibintu by'iterabwoba, umuntu wumvaga amajwi mu mutima amubwira ko imbabazi zitazarangira, umuntu wumvaga yuko igihe kikiri kirekire kandi kikiriho, reka uyu munsi abashe gushyira mu bikorwa amagambo Yesu yavuze ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Reka ashyire mu bikorwa amagambo Yesu yavuze agira ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira ukuri ko benshi bazifuza kurinyuramo ntibibakundire. Igihe nyir'urugo azamara guhaguruka agakinga urugi, namwe muzarukomangaho, azababwira ati simbazi kandi sinzi n'aho muturutse. Reka amagambo azabwirwa abana b'Imana ayo bazabwirwa avuga ngo nuko mugaragu mwiza, warakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Reka uyu munsi dufate icyemezo cyiza kugira ngo ayo magambo azatuvugweho, kandi uwo mugisha ndawifuriza umuntu wese wakurikiranye ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, kugira ngo rimugirire umumaro, rimuheshe imyiteguro ikwiriye, bya bindi bimuhuzahuza bigereranywa n'isahane y'ibiryo Esawu yaguranye umugisha, bya bindi bimuhuzahuza bigereranywa n'akamanyu k'umutima, bya bindi azasubiza amaso inyuma akibaza ati nk'ubu ni iki cyambujije kwitegura. Rero muvandimwe mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko mu buryo bwa rusange Imana yahaye abantu bose igihe cy'imbabazi. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itwifuzo byose ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo ubwoko bwaciriweho iteka, banditse uburyo ku muntu wese haba igihe Imana yamuhaye cy'imbabazi. Bavuga uburyo muri icyo gihe Imana ikora ibishoboka byose kugira ngo amahirwe yageneye umuntu atamucika, ngo ariko icyo gihe kigira iherezo. Iryo herezo rishobora kuba urupfu rw'uwo muntu, iryo herezo rishobora kuba igihe izina rye ryagerwaho mu rubanza, cyangwa se iryo herezo rishobora kuba igihe Yesu azaba arangije amazina y'abantu bose, maze agakubita icyotero hasi, akavuga ijwi rirenga, akavuga ngo birarangiye. Ndagira ngo menyeshe abantu yuko abantu benshi cyane baba bagenda barenga uruzitiro rw'imbabazi z'Imana. Abantu benshi cyane barimo bagera ahantu ubuntu bw'Imana butakongera kubashyikira. Hari abantu bagiye buzuza igikombe cyabo kandi bakiri muri ubu buzima. Hari bamwe dushobora kuzirikana umuntu bita Yuda, yujuje igikombe cye akiri muri ubu buzima, maze uburyo Yesu yari yaragiye akomeza kumwinginga no kumwihanganira abukerensa, aza gukora igikorwa cya nyuma cyuzuza igikombe cye, ngo igihe yari ari hamwe n'abigishwa, maze Yesu akavuga ati uwo ndibukoreze inogo nkayimutamika ni uwo, ngo yarayimukoreje arayimutamika, ngo arangije ahita asohoka ajya mu mwijima. Pilato bujuje igikombe cyabo bakiri bazima, ba Herode niko byagenze, n'abandi bantu benshi bagiye buzuza igikombe cyabo. Ndagira ngo rero twe gupfusha amahirwe Imana yaduhaye ubusa, twe kuzatakira ibitare n'ibikombe tubibwira yuko bikwiriye kuduhisha ubwiza bw'Imana, kandi Imana yarifuje ko twabana nayo mu bwami bwayo. Imana yarateganyije ibyangombwa byose bihagije byatuma uwo mugambi w'Imana usohora. Reka ubunenganenzi bwose dushobora kugira n'uburyo dushobora gushukwa n'ibintu byabaringa, reka mbabwire, abantu ngo bazareba ibintu byababujije kwitegura, basange ni nk'umuntu wari uziritse ku rudodo, bazabona ari nk'intare yari iziritse, bazabona ari ikintu cyabaringa cyari imbere yabo, maze bibaza ukuntu icyo kintu cyababujije kwitegura kikaba kibateye kurimbuka. Ese ni iki kintu kibujije abantu kwitegura uyu munsi? Ni ibintu bibora,
ni ibintu bifite agaciro gakeya, ni ibintu n'ubundi bitazamara inyota abantu bafite. Ibyo bibujije abantu kwitegura, nibyo bigiye kuzatuma barimburanwa na Satani, kandi Imana yarateganyije yuko bazajya mu ijuru. Imana yarateguye ibyangombwa byose nk'uko byanditse mu mugani wo muri Matayo 22, igihe yatumaga abantu ati nimugende mubwire abararikwa baze, ibintu byose byiteguwe nibaze mu bukwe. Ibintu byose Imana yarabyiteguye, iby'imbabazi n'icyo bisaba byose yarabitegereje. Urugi rurakinguye, Imana ihora iturarika mu ijambo ryayo, ariko uwakubwira umubare w'abantu bazarimbuka ukuntu ungana, ariko ngo bazaba baraguze urupfu barukunze, kandi ngo kubabuza kujya mu ijuru ntabwo bizaba ari itegeko ry'akarengane. Rero mwene data mushiki wanjye, ndakwifuriza umugisha muri uyu mwanya mwiza. Ndakumenyesha yuko dukurikije uko ubuhanuzi bwagiye burushaho gukurikirana no gusimburana, igihe cy'imbabazi kirimo kigera ku musozo. Ndakurarikira kugira ngo wongere utekereze ku gihe wamenye ijambo ry'Imana, wongere utekereze ku mahirwe menshi wapfushije ubusa utaramenya ijambo ry'Imana, wongere utekereze n'uburyo n'uyu munsi umaze kurimenya ubigendamo bigura intege, kugeza ubwo n'uyu munsi umurimo w'Imana ukiri kure cyane mu mutima wawe, kandi Imana igomba kuwurangiza, kugira ngo niba warapfushije igihe ubusa ubashe kwihuta, kugira ngo Yesu akekeye ku ntebe y'imbabazi ataramara kurambura ibiganza ngo atangaze itangazo ridasanzwe, ubashe kwemerwa imbere y'Imana. Mbega uburyo iki gihe giteye ubwoba kandi ari icyo gutekerezwaho uyu munsi. Mbega uburyo uyu munsi tugomba gukora iyo bwabaga, nubwo twabona bitugoye cyane, nubwo twabona bimeze nko kwica ikiganza cyangwa kwinogora ijisho, uyu munsi tugomba gukora ikintu twumva cyiza mu bitekerezo byacu cyose. Nshuti yanjye muvandimwe, niba hari ikintu wumva mu bitekerezo cyiza mu bitekerezo byawe, icyo kintu gikora, kuko ndagira ngo nkubwire ko nutagikora mu minsi iri imbere kizaza mu bitekerezo byawe wifuze kugikora. Icyo kintu kirimo kiza mu bitekerezo byawe, niba mu bitekerezo byawe harimo havuga ngo nyamunajya ubyuka nijoro usenge urebe yuko ubuntu bw'Imana bwaba muri wowe, ndagusabye ngo icyo kintu kikuza mu bitekerezo ugikore, kuko icyo kintu ni irarika ry'ijwi ry'Imana rikurarikira kugira ngo wiyegurire Imana. Ndagusaba kugira ngo ikintu cyose ushobora kwishingikirizaho, yaba ari idini usengeramo, yaba se ari igihe umaze mu byizerwa, icyo kintu cyose ugikureho, kuko nta kindi kintu gishobora kuzemerwa imbere y'Imana keretse ko ubuntu bw'Imana bwagukijije kandi bukaguhindurira umutima. Reka uwo mugisha wikwifurize, kandi ngusabire kugira ngo Uwiteka akugirire neza, Uwiteka aguhe umugisha, akurebesha amaso y'imbabazi, azakurinde kuzagira amaherezo mabi, ahubwo azaguhe kuzakirizwa mu bwami bwe. Nibyo nagusabira